Imbuga nkoranyambaga ni imiyoboro ihuriza abantu hamwe hifashishijwe internet, igatuma abantu batuye hirya no hino ku isi bashobora kuganira bandikirana cyangwa bavugana mu majwi no mu mashusho mu buryo bw'abantu babiri cyangwa itsinda ry'abantu, hakoreshejwe amafoto y'aho baherereye, inzandiko, indirimbo n'ibindi byinshi. Zimwe mu mbuga nkoranyambaga zikoreshwa cyane kuri iyi si harimo Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube ndetse n'izindi. Hashize hafi imyaka 20 imbuga nkoranyambaga zigaruriye abantu benshi cyane ndetse zinamenyekana ku isi yose, ku buryo abashakashatsi benshi bo ku isi kuri ubu bashishikajwe no kumenya neza iby'izi mbuga nkoranyambaga n'ingaruka zazo ku rubyiruko. Kuri mwe mutarakora subscribe kuri uru rubuga rwacu rubagezaho ubumenyi butandukanye, turabibutsa kubikora ndetse mugasangiza ibiganiro byacu inshuti zanyu mukanda ahanditse share. Nubwo abantu batari bake bakoresha imbuga nkoranyambaga muri rusange, urubyiruko n'abakiri bato nibo ba mbere bigaragara ko bakoresha ndetse bakarangazwa cyane n'izi mbuga, ku buryo usanga banazikoresha mu gihe bari kwiga, bari mu mirimo cyangwa mu rusengero. Iyi myitwarire y'urubyiruko mu gukoresha imbuga nkoranyambaga muri ubu buryo imaze gukangura abashakashatsi benshi bo ku isi mu gushaka kumenya neza ko izi mbuga nkoranyambaga zifite ingaruka nyinshi ku mibereho y'urubyiruko, haba mu buzima, imyitwarire, imitekerereze no mu mikurire y'ubwenge bwo mu ishuri n'ubwo mu buzima busanzwe. Gukoresha imbuga nkoranyambaga bifite ingaruka nziza n'ingaruka mbi ku rubyiruko n'abakiri bato. Muri iki kiganiro turavuga ku ngaruka ziterwa no gukoresha imbuga nkoranyambaga, twibanda ku rubyiruko muri iki gihe. Mu byiza twavuga urubyiruko rubonera mu gukoresha imbuga nkoranyambaga muri iki gihe ni ugutuma rumenya amakuru ari kuvugwa ku bibera mu isi ku gihe, kuruhuza na bagenzi babo n'inshuti zabo bidasabye ko bahura imbona nkubone. Imbuga nkoranyambaga zishyiraho ikiraro hagati y'inshuti, kubera ko umuntu ashobora kuba ari muri Afurika agashyikirana na mugenzi we cyangwa inshuti ye iherereye muri Amerika. Ibi bifasha gukomeza umubano nko mu banyeshuri bo mu bigo byisumbuye na za kaminuza, bakaba bagenda bafashanya mu myigire no gusangira amakuru ku mahirwe yo guhindura ubuzima bitewe n'umwuga wa buri muntu. Ibi bituma kandi urubyiruko rudafite akazi rubona amahirwe yo kukabona binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyo mu Bwongereza cyitwa Newport Academy, hejuru ya 95% by'ababajijwe mu rubyiruko bemeje ko imbuga nkoranyambaga zituma bishimira ubuzima, zikanatuma ubuzima bwabo bworohera uburyo bashaka kubamo. Ikigo cy'itangazamakuru cya BBC cyatangaje ko nubwo imbuga nkoranyambaga zisa n'izituma abantu bamenyera amakuru ku gihe, zinatuma nanone habaho gutandukana kw'abantu. Zituma urubyiruko rutabasha kubonana imbona nkubone kubera ko umwanya wabo wose baba basanzwe bawumarira mu kuganirira ku mbuga nkoranyambaga. BBC ikomeza igaragaza ko ubushakashatsi bwinshi bwakozwe n'abahanga ku mbuga nkoranyambaga bwerekanye ko kudahura kw'abantu bitera ingaruka nyinshi, zirimo ibibazo by'ubuzima bw'imitekerereze, imimerere y'umubiri n'ibindi bibazo mu rubyiruko, bigatuma abenshi bibasirwa n'agahinda gakabije ndetse no kwiheba. Gukoresha imbuga nkoranyambaga nanone bitera urubyiruko ubuswa bwo kumenya gukoresha ururimi neza, yaba mu kuvuga cyangwa se mu kwandika, kubera ko akenshi ku mbuga nkoranyambaga hakoreshwa impine z'amagambo cyane naho bitari ngombwa. Ibi bigira ingaruka zikomeye cyane ku rubyiruko rukiri mu mashuri mu gutsinda amasomo ajyanye n'indimi. Izindi ngaruka zihariye ku rubyiruko ziterwa no gukoresha nabi kandi kenshi imbuga nkoranyambaga. Icya mbere, kudakoresha ubwenge, ubunebwe no kutabasha kwiteza imbere.
Ibaze nk'uko wari ugutegura ikizamini cyangwa uri kwandika ibaruwa isaba akazi, nuko ugahita ubona ubutumwa bwa WhatsApp ugahugira mu kubusoma bikagutwara umwanya ndetse wenda bikarangira wibagiwe ibyo wakoraga. Uru ni urugero rumwe kandi rugaragaza ko kuba imbata y'imbuga nkoranyambaga ari bibi. Hamwe n'ibyo kandi, kumara umwanya ukoresha imbuga nkoranyambaga uri ku kazi bishobora gutuma udakora neza, cyane cyane iyo ari akazi gasaba umwanya, ibitekerezo cyangwa kwakira abakugana. Icya kabiri, ibihuha n'iterabwoba. Usanga kuri ubu inkuru nyinshi zikoreshwa ku mbuga nkoranyambaga iyo atari ibihuha aba ari iterabwoba. Umuntu agakoresha ifoto y'undi mu nyungu runaka, kumusesereza cyangwa kumubeshyera, ndetse akaba yakoresha amagambo yo kumutera ubwoba. Ibi bamwe bibaviramo kwiheba, guhunga cyangwa no kwiyahura. Nyamara wagenzura ugasanga nabo babifitemo uruhare, rwaba ruziguye cyangwa rutaziguye. Icya gatatu, guhora wigereranya n'abandi. Ku bakunda gukoresha izi mbuga cyane, usanga bituma ushaka kwishushanya n'umuntu runaka, umusitari runaka, uko yambara, uko yitwara. Niba inshuti yawe yerekanye ko iri muri convention center, nawe wumva ugomba kujyayo. Uwiyerekanye yateye ivi, nawe ukavuga uti ndashaka nanjye gutera ivi, n'ibindi. Ibi bishobora gutuma uhindura imyifato, imyitwarire, ugasanga bigize ingaruka ku buzima bwawe, kandi bikaba byabyara ishyari no kwifuza kubi. Icya kane, umunaniro no kwiyumvamo umunabi. Hari urubyiruko usanga zimwe mu ntoki zabo zararemaye kubera uko ziba zimeze iyo barimo kwandika ku mbuga nkoranyambaga. Abandi usanga bahorana umunaniro, waba uw'umugongo, ibikanu cyangwa umutwe udakira. Uko umara umwanya ukoresha izi mbuga nkoranyambaga, uburyo burimo, benshi baba bicaye cyangwa baryamye, bitwara ingufu kandi uburyo uzitakazamo ntabwo uba ubwumva. Mu gusoza iki kiganiro, reka tubagezeho zimwe mu nama zitangwa mu kwirinda kugerwaho n'izi ngaruka mbi ziterwa no gukoresha imbuga nkoranyambaga ku rubyiruko. Urubyiruko rugomba kumva neza ingaruka ziva mu gukoresha imbuga nkoranyambaga, bityo rukazigenera umwanya muto cyane kugira ngo zitaruhindura imbata. Ababyeyi nabo bagomba gufata iya mbere bigisha ndetse banagira inama abana babo, bakabaganiriza ndetse banababurira ku bibazo n'ingaruka biterwa no gukoresha nabi cyangwa gukoresha bikabije imbuga nkoranyambaga. Hanyuma no mu mashuri hakwiriwe kwigisha inyigisho zivuga ku ngaruka no kwirinda ibibazo byose byibasira urubyiruko bikomotse ku mbuga nkoranyambaga, hakanashakwa uburyo ngengamikoreshereze bwarinda urubyiruko kurarurwa n'imbuga nkoranyambaga. Mwakoze gukurikirana iki kiganiro cyacu, tubifurije kugira ibihe byiza.